Imana yampaye iyerekwa rikomeye, irambwira ngo abo bantu bakwiriye isengesho. Ntabwo ndajya detaye kuko wowe niwe yumvamo ibyo bintu, uzahamagara iyo nimero iri aho ngaho, kuko twasanze byose bidakwiriye kuvugirwa ku karubanda. Urabwira abantu ibintu batabishaka se, ushaka bigende bite? Biranashoboka ko byaba byarakubayeho utari muri Afurika, kuko abo badayimoni bakwiriye isi yose. Warenga ikintu ugahita utangira kuzungera, ukumva imbaraga zigushizemo, cyangwa se ukumva urashidikanyije mu mutima. Hanyuma aho ndafungiraho kuko solution nayibabwiye. Icya gatatu, bene data, nagiye kubona mbona aya matelefone dutunze, buri telefone yose ahantu iri kwinjirwamo umwuka w'umukara, bintu bimeze nk'imyotsi by'imikara. Noneho ndabwirwa ngo nkomeze ndebe. Nkomeje kureba, ijwi rirambwira ngo iriya myotsi isobanura abadayimoni b'umwijima. Ndabwirwa ngo mbwire abera, ababyumva, ariko abatabyumva mugumaho ntacyo bitwaye. Ibyo muzahasanga ntimuzavuga ko ntacyo muzireguza. Ndabwirwa ngo izi telefone zacu twiguriye cyangwa wiguriye ntawayikubuza nyine, ariko nanjye sindiho ngo nyikubuze, ahubwo nabwiwe icyo kukubwira ukagira amahitamo y'uburyo uyimanaginga. Izi telefone Imana irambwira ngo ni inyanja y'umukara, ngo abantu bari kugwamo kandi batazi impamvu. Amahoro y'Imana abane nawe nshuti y'umusaraba. Turagarutse kandi kugira ngo tuganire ibyururutse imitima. Bibiliya ndi kwivuga muri Yesaya. Imana yabwiye Yesaya ngo bwira abantu banjye, nimubwira abantu banjye ibyururutse imitima, babwire ko intambara zi Yerusalemu zikuweho. Hanyuma reka dusenge Imana nkuko twabyiyemeje kuzajya dutangira dusenga. Yesu aguha umugisha kuko wahisemo neza ugakanda subscriber zaho hepfo. Uri umugisha kuri twebwe cyane cyane. Ngira ngo ntabwo dukora ibi kugira ngo wenda tugire views nyinshi, ahubwo turi gushaka ko nibura umwe yamenya ko Yesu akiza, kuko niharemuka hahindutse umuntu umwe tuzi imbaraga twe bifite. Rero ariko nanone nazo ntituzanze, kuko nabyo bifatikaniriza hamwe kutuzanira ibyiza, ariko siyo papasi yacu, ahubwo intego yacu no kwigisha ijambo ry'Imana, tukamenyekanisha inkuru nziza y'agakiza k'ijambo ry'Imana. Uri mu bihugu bitandukanye, uhawe ikaze, uravugana na Apostle Evode. Imana iguha umugisha kugeza ubwo utangara, kuko Imana iracyakora imirimo n'ibitangaza. Dufite ibyo kubabwira Imana yashyize ku mutima wacu ngo tuganire nk'abagenzi bajya mu ijuru. Hanyuma duhugurane, ni ku muririmbyi yavuze. Urakoze Yesu, bana natwe muri uyu mwanya. Imbaraga z'imyuka mibi zitsindwe, ahubwo umwuka wera w'Imana aba ari we ubana natwe uyu mwanya. Amavuta ya Kristo atubeho cyane, nge n'abera bose bahawe ikaze kuri uru rubuga rwitwa Riratashye Ministère. Ni ministry ishinzwe kwamamaza ishimwe rya Kristo. Bake bariho, turabagushimiye ko ari bo watoranije. Urakoze kuko utwumvise kandi ugiye kubana natwe, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Nkuko nabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize, dufite byinshi twahawe n'Imana, kuko ndumva hatabuzemo amezi 2 cyangwa ukwezi kumwe tudaheruka hano. Rero iyo tuba tugiye kubaza Imana, ese abera bitware bate muri bino bihe, niki kiri gutekerezwa n'Imana muri iyi minsi. Rero kuko yatugize umuyoboro
wo kuganiriraho n'abana b'Imana. Twarayemereye, ariko kandi nawe Imana iguha umugisha kuko wayemereye. Ifite message ya mbere. Imana yarambwiye ngo buri muntu wese uzi ko Imana ituye muri we arasabwa gukura umunkanyari ku gahanga, hanyuma urasabwa kwishima. Kubera iki? Ijuru ryarambwiye ngo ikuzimu niho haba abantu bahora bahekenya amenyo. Haleluya. Irambwira ngo abantu banjye bitirirwa izina ryanjye bankojeje isoni kuko bafite umujinya wa Satani, kandi isi irashaka ko bababara ngo nabo berekanye umubabaro ukabije, berekanye ko bashobewe. Bibiliya iravuga ngo dukubitwa hasi ngo ariko ntidutsindwa. Haleluya. Kandi ngo tugaragara nk'abatariho ngo ariko turi bazima, ngo kandi dutungishije benshi. Mbaza Imana ngo ese ubu Yesu urabona hari ikintu gisekeje? Ijuru rirambwira ngo abantu banjye bakwiriye kwishima kuko imibabaro bari gucamo igihe kizagera nyibamare. Haleluya. Ndatangariza umwana w'Imana aho ari hose, ishima imbere y'abadayimoni, seka imbere y'abanzi bawe, nezerwa imbere y'ababisha. Isi irashaka ko ukanyarara, isi irashaka kugaragara nk'udafite Yesu, ariko Yesu nawe arashaka ko umugaragaza mu bandi. Bimwe mu bintu biranga Yesu, ibyishimo biza ku mwanya w'imbere. Bibiliya muri Luka ibice 10:21 aravuga ngo nuko yishimira cyane mu mwuka, ngo aravuga ngo ndagushimiye Data, ngo kuko wabihishe abanyabwenge n'abakuru, ngo ukabihishurira abana bato. Haleluya. Imana iguha umugisha nshuti yanjye. Message ya kabiri, ariko ntarava kuri message arako nari nibagiwe. Imana yarambwiye ngo mukwiriye kwishima hejuru y'abadayimoni, ngo kandi ngo isi yo nta gisubizo ifite cy'ubuzima, ngo ariko abana b'Imana mufite igisubizo cy'ubuzima kuko nyiri ibihe ni utegeka ibihe. Haleluya. Ibindi bintu nabonye, bantu mubyuka mugasanga ku marembo yanyu hapfiriye ibisimba bitandukanye, imbwa cyangwa se amapusi cyangwa se imiserebanya, cyangwa se mugasanga hapfiriye bahasize ibintu abantu mutazi. Imana yampishuriye inyereka hariho indi systeme yo kuroga abantu. Mbona hari abantu bari gukorana n'imbaraga z'imyuka mibi, noneho kuko bababuze ibyo babatumye ntibibafate, bashaka ko mutangira kujya mu birenga. Niba warisanze iwawe ku marembo cyangwa ku muryango bahataye ikintu utazi, hari nabo nahishuriwe mwarabyutse musanga umwanda, amazirantoki imbere y'umuryango. Imana yampaye iyerekwa rikomeye, irambwira ngo abo bantu bakwiriye isengesho. Ntabwo ndajya detaye kuko wowe niwe uyumvamo ibyo bintu, uzahamagara iyo nimero iri aho ngaho, kuko twasanze byose bidakwiriye kuvugirwa ku karubanda. Urabwira abantu ibintu batabishaka se ushaka bigende bite? Biranashoboka ko byaba byarakubayeho utari muri Afrika, kuko abo badayimoni bakwiriye isi yose. Warenga ikintu ugahita utangira kuzungera, ukumva imbaraga zigushizemo, cyangwa se ukumva urashidikanyije mu mutima. Hanyuma aho ndafungira kuko solution nayibabwiye. Icya gatatu, bene data, nagiye kubona mbona aya matelefone dutunze, buri telefone yose ahantu iri kwinjirwamo umwuka w'umukara, bintu bimeze nk'imyotsi by'imikara. Noneho
ndabwirwa ngo nkomeze ndebe. Nkomeje kureba ijwi rirambwira ngo iriya myotsi isobanura abadayimoni b'umwijima. Ndabwirwa ngo mbwire abera, ababyumva ariko abatabyumva mugumaho ntacyo bitwaye. Ibyo muzahasanga ntimuzavuga ko ntacyo muzireguza. Ndabwirwa ngo izi telefone zacu twiguriye cyangwa wiguriye ntawayikubuza nyine, ariko nanjye sindiho ngo nyikubuze, ahubwo nabwiwe icyo kukubwira ukagira amahitamo y'uburyo uyimanaginga. Izi telefone Imana irambwira ngo ni inyanja y'umukara, ngo abantu bari kugwamo kandi batazi impamvu. Gute rero bene data, ndagira ngo wisuzume. Ese iyo ukangutse yaba saa 9 z'ijoro uba wasinziriye uri kuganira n'iki muri telefone? Hari usinzira amaze kureba amafoto y'urukozasoni pornography, hari usinzira amaze kureba za cartoon, hari usinzira amaze kumva amatiku yateye abantu batagifite rutangira, hari usinzira amaze kureba filime ziteye ubwoba. Imana irambwira ngo none abo bantu baba barebye ibintu bitanturutseho ngo barasaba iyerekwa ryo kugira gute. Reka nkubwire ko icyo ukora usa nacyo, ikintu urebye kenshi kiragutwara. Imana irambwira ngo ariko hari n'abandi bazikoresha neza, ngo abo badayimoni ntibazababasha. Wafashe intego yo kujya wumva icyo Imana ivugana n'umutima wawe mu ijambo ry'Imana, ukurikirana abakozi b'Imana batandukanye, mu buhanuzi Imana iduha ngo dutambutse. Wahisemo neza ayo mahitamo yawe, uri umunyamugisha. Mbwirwa ijambo rikomeye ngo izi ngizi nazo zaziye ibintu bibiri. Hari iterambere kugira ngo abantu babashe kugira ibyo babona, ariko iryo terambere ryo mu buryo bw'umwuka ni ukugira ngo umuntu naba ari mu bihugu by'Abarabu, yaravuye muri Afurika yumva Ikinyarwanda cyangwa se yumva n'izindi ndimi, abashe gushyiramo ekuteri, ya myenda mwitandira sinzi uko bayita, hanyuma yumve inkuru nziza y'agakiza k'ijambo ry'Imana. Rero niyo mpamvu twebwe iyo tuvuga Yesu ntabwo ducika intege, kuko tuzi ko bishobora kumvwa n'umuntu umwe, ariko Imana yanatangirije iyi ministry. Rero ndabwirwa ngo abantu bakontorora uburyo bakoresha telefone zabo, ngo kuko muri gusaba imbaraga Imana, ngo kandi ibibambura imbaraga mugendana nabyo mu mufuka. Imana ikurengere. Mbere y'uko uryama uba wanje gusoma ijambo ry'Imana. Iyo ugiye kuryama se urasenga? Iyo ubyutse se uhita ushakisha iki? Ni ikibazo wibaza, wisubize n'umutima wawe. Uhita ushaka ahantu Bibiliya iri, cyangwa uhita ushaka ahantu wasoreje agasizoni? None ngo urashaka imbaraga z'Imana, none ngo abarozi ntibazakwibasira, none ngo uzabasha guhangana n'iyi minsi. Reka nkubwire, ukwiriye kuyobora telefone, ntikwiriye kukuyobora. Yesu abane nawe. Uzi ko no mu bakozi b'Imana natwe ubwacu iyi message yatsinze benshi. Rero habeho guca bugufi, usaba Imana imbaraga, kuko si ibintu wafatira umwanzuro none ngo binakunde, kuko byinjiyemo abadayimoni bafite imbaraga nyinshi kugira ngo barimbure abera. Twe turiho ngo tumene amabanga ya Satani. Niyo mpamvu mubona mu myaka 5 tumaze kuri social media, ntabwo turi kwishinga ibintu biriho ubu. Si uko natwe turi beza, ariko nanone dufite umurongo twihaye wo mu buryo bw'ubumana,
wo gusakaza icyo Imana yadushyiriye ku isi, nitugirira ibambe izaduha ijuru, nitugirira ibambe tuzabana nayo. Uko muri iyi si nta watunga undi urutoki ngo avuge ngo wowe uri mubi, hanyuma uvuga ko umuntu ari mubi, nawe mu mutima ibimwuzuyemo si byiza. Twese tubeshwaho na mbabarira ya Yesu. Yesu ahora dutakambira. Hanyuma indi message ya kane, ni message, ni ubutumwa nahawe. Imana irambwira ngo igiye gucyura abanyantege nke. Sinzi niba byumvikanye. Wowe uri gutakamba ngo iminsi sinayishobora, Imana igiye kuguha igituma uyishobora burundu. Niba utagiye mu masengesho ngo usabe imbaraga, uniyemeze, nukuri bari Imana igiye gucyura abantu benshi, ariko benshi. Hagiye kubaho bamwe gutaha ijuru. Imana itugirire neza. Hari umuntu wambwiye ngo ariko iyo uhanura impfu ngo wowe ntuzapfa. N'ubu nshobora kumara gusoza ikiganiro ngacaho, ariko se jyewe icyo mba mparanira ni ukugira ngo nimpfa ndasinzira gute? Ndajya mu gituza cya Abrahamu cyangwa ndajya mu gukorera Satani mu kuzimu? Impamvu tuzana message nuko tuba twazihawe. Mbona rero no gutambutsa iki kintu gikomeye, abanyamakuru, habeho gusenga nyagira umutwaro wanyu, kuko Satani yabasabye mu buryo bukomeye cyane, ku buryo hari n'umuntu ukiri mutoya nabonaga mwiyerekwa, mbona ibiganza by'abadayimoni biri kumusaba cyane. Ntabwo ari ngombwa kumuvuga, ariko na nimero ye ngira, ariko ndimo ndamusengera. Ariko n'umunyamakuru utoroheje kuri iyi mihanda, cyane cyane ari kuri iyi mihanda, ku byo bita imihanda. Ariko ibyo reka ubundi nari nzi ko ntabivuga nuko umwuka mpatirije kubivuga. Ariko habeho abanyamasengesho gusengera abanyamakuru bagezaho abantu amakuru, cyangwa se banakora ibindi, kuko ubwo iyo umuntu yahisemo content yo kujya agira ibintu ashyira hanze, ubwo niko nyine umutima w'ubungana, ntabwo wamurenganya, niko ubwenge bwe buba bumuha, niko abangana mu mutwe. Ariko ntabwo ndiho ngibyo mbyinjiremo cyane, kuko buri wese agira amahitamo ye. Umwe ahitamo kunywa byera, undi agahitamo kunywa fanta, undi agahitamo kunywa amata, undi agahitamo kunywa igikakarubamba, undi agahitamo kunywa umubirizi, ibyo undi agahitamo kunywa amazi. Ibyo buri wese mu mahitamo ye. Ariko bya bindi byose ingaruka bigira ntekereza ko atari zimwe. Hari ibigira ingaruka nziza, hari n'ibigira ingaruka mbi. Ariko nyiri kuri ibyo bintu byo gucyura abantu, uwo munyamakuru numvaga ijwi rimbwira ngo amaze igihe asenga, nubwo abantu bazi ko adasenga kubera inkuru akora, ngo amaze igihe asenga. Niko ijwi ryambwiye rya marayika w'Imana, ngo agiye yejejwe. Nkangutse ngira ubwoba, ndamusengera, kuko mu ishusho nabonaga akiri mutoya. Yesu rero abahagarareho, abampera imbaraga, bantu dukorana umurimo w'Imana. Sinshaka kubatakaza, ndashaka ko tukomeza gukorera Yesu. Imana ibagirire neza, Imana ibambike imbaraga. Ndumva message, ubutumwa nahawe nuko bumeze. Habeho gusenga
habeho kwinginga Imana, habeho kubana n'Imana. Kubana na Yesu iteka mw'ijuru, ridutera umunezero, bikadushimisha. Mw'isi ndi umushyitsi, sinzayihoramo, ahubwo ndi mu rugendo runjyana mw'ijuru. Imana ibagirire neza, Imana ibambike imbaraga. Natwe turi mu bihe byo gusenga, twihereranye na Yesu, kandi turimo turanihira abantu benshi kugira ngo habeho gukanguka. Mwakira ndi maso, mwakira ndi matwi y'umwuka mu izina rya Kristo Yesu. Wifuza kugira icyo unsobanuza, nimereraho. Icyo umbaza cyangwa icyifuzo ushaka ko dusengera, nimereraho ngaho imbere. Kandi mbashishikariza kuba abanyamuryango b'iyi ministeri mu buryo bwo gukora subscribe no kusharinga buno butumwa duhabwa. Jya umuhereza bipinga ariko wabimuhaye. Burya umuhanuzi yemerwa ari uko ibyo ahanuye bisohoye. Sinzi umuntu umwe nigeze kubwira ikintu arabyanga, arambwira ati wowe ahubwo banaku ariko mu minsi nk'ingahe namubonye ari kurira iwanjye ati ndakwinginze nciye bugufi sengera. Iyo umuntu ibintu byose ntabwo bapfa gupinga nshuti yanjye. Yesu aguha umugisha. Ndabategereje muri subscribers kugira ngo tubashe kuzamura abantu badukurikira babe benshi, nabyo bitubere byiza. Ntekereza ko ubundi ibintu by'Imana byakabaye bigira benshi, ariko nyine sinzi umudayimoni weretse abantu ko hari ibindi bikwiriye kugira imbaraga kurenza iby'Imana, kandi iby'inaha ni iby'igihe gitoya. Ariko twe twahisemo umugabane nk'uwa Mariya. Abahisemo uwa Marita namwe ni sawa, nyine biragabura cyangwa se bishobora no gutuma umuntu atabwirirwa, ariko twe twahisemo umugabane w'igihe kirekire. Imana ibahe umugisha. Shalom. Yesu abagirire neza.